Bakunzi ba Sergeant Robert Truth ndabakiriye mwese ndabasuhuje ariko rero ariko mana yanjye ingome yigize mu kurimbuka rero kwayo batangira kwera ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari ibintu narimo numva hano nagiye ntegereza ngo wenda abandi baze kubisenguraho ko babikoze bagerageje, ariko kwiki izoke nanjye ngo mbe nabivugaho. Ntabwo ndi buvuge kuri uyu nguyu umupolisi kuko we yabasebeje yabarangije abereka ko we ari umusoda, ngira ngo twanabivuganye kare. Uyu we yaganiriye nk'umusirikare kubarusha bose. Uyu ni umupolisi wari umusirikare wo kwa Habyarimana. Kuratupagasa Auguste Jarud kaba navukiye mu cyahoze ariko mine Karago aho bitaga mu Kazu mu kwezi kwa 12/38. Amashuri abanza nayize iwacu Imihungwe, ayisumbuye nyiga muri groupe scolaire de la Salle do Byumba kwa Manswe. Kubera ko ndavukaga mu karere gaturukamo Habyarimana Juvenal, byari hame ko je nagombaga kujya muri SM École Supérieure Militaire, ni ishuri kurya gisirikare. Ibizamini twayikoze mu kwezi kwa 7 byamaraga icyumweru. Ubwo ni barabemereye cyangwa se ni barabatsinze twarategereje, ariko nje byari hame tariki 2 z'ukwa 9 1991. Nahise nza gutangira tuja muri SM dutangira amasomo ya gisirikare. Twiza amasomo ya gisirikare gusa kuko SM yari imyaka 4, ariko kubera urugamba rwari rukomeye twagomba kwiga amasomo ya gisirikare gusa, ibindi bikazaza nyuma. Twayize umwaka urenga turangiza mu kwezi kwa 12, ariko muri amezi hari amezi 2 y'abafaransa abakomando b'abafaransa baje kutwigisha ubukomando bitwa commando d'armée, détachement d'assistance militaire et instruction. Bivuze ngo ni itsinda ry'ubufasha bwa gisirikare n'amahugurwa. Ubwo nagiye gukora mu karere k'imigwano ku Mutara, mfite ipeti rya jida. Nja mu bati wa gatatu wa Muvumba yari komeye cyane. Ubwo yo batari ifite za position ziri hari aho zari commune Muvumba ukamanuka muso. Aha ni mu ntangiriro y'amako introduction ze, ariko icyo nshaka kubabwira nuko kuri abantu batatu bose nshaka kugenda bakomozaho gato cyane. Niba ndekora afande bingira uhora buri gihe we na Kagame bahoza mu kanwa afande Kayumba Nyamwasa, ariko uyu mugabo yakomeje yavuze ibintu byinshi cyane, ariko bo nkabo nago bahita babyumva icyo yaragamije kuvuga, gusaba koma amashyi batazi ibyo ari byo. Bararwanye. Karahava yavuze na kupigania katika sehemu iliyojengeka nuvuga ngo ahantu hubatse cyangwa hari inyubako buildings area, aho ni intambara ya gisirikare tujya kunze kwigisha cyane, kurasanira ahantu hari amazu menshi cyangwa se ahantu haturiye abantu. Iyo ni intambara igorana cyane, ingorabahizi, ariko turayigisha twebwe koko abari intambara ugomba kwiga nk'umusirikare. Nago warwane amashyamba gusa kuko yigize mu miji intambara irahinduka. Iyo ntambara kandi ndabize neza ko afande bingira atayizi. Menye muri African Leadership University ayifashijwemo na RDF. Uwo n'umwana we second lieutenant. Umukobwa wanjye Migisha Jardin Nasir anari imfura yacu, ubu yarangije icyiciro cya mbere n'icya kabiri cya kaminuza mu Butaliyani, yiga ibijanye na farumasi. Barakora icyiciro cya 3 cya kaminuza. Ubwo niwe neze Migisha Brain rangizaga amasomo ya gisirikare mu Bwongereza, nanjye nagiyeyo noherejwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibirori byari biyobowe n'igikomangomakazi yitwa Sophie. Is it necessary buri kantu kose gukoma amashyi? Kariyo tubabwiye ngo muri nkoma amashyi gusa just ibikarasha byafashe ayo mafoto yacu biyakwirakwiza yambirwa nkoranyambaga bivuga ngo umuntu wa Rex Farm Crap ubu National Commission of Police muri RNP, none umungu we nawe ni siriotira muri RDF. Reka mbivuge kuko no mu mwanya dushobora gusohoka ngaha byamaze kwandika. Murabyumva ko niko nashakaga konyene. Aba Crap nabaze ko murabizi ko ari abakomando bari badasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda mbere y'intambara, ariko umva kanarengeje nuko nanyishaje ngo mbumvishe ngo dushobora gusohoka ngaha bamaze kwandika. Bivuze ko aho ngaho bari mu gihugu hari nibigarasha biruta ibyo batekereza biri hanze.
hari n'abaporodingira aho mu gihugu bakibwira ko byavuye hanze. Hari n'ibinyamakuru byandika batekereza ngo biri Uganda, baratinya, bafite ubwoba ko bazi neza ko abo turi bo. Hanyuma rero ndashaka koresha iminota itarenze 15, ndashaka gusobanura ku kintu kigendanye n'ijambo rya Perezida Paul Kagame hamwe na General Wongo Fred Ibingira. Amagambo yabo niyo yonyine yaramansetsa gusa. Aya magambo bavuze abantu benshi bibajije ngo si ngo bigenda gute, biba byahereye he kugira ngo Perezida wa Repubulika abashe kuba yahagarara akavuga ijambo nka ririya. Tuziho neza ko iri jambo rivugwa n'umuntu wenda udafite nka Kabarebe uzi gufirika Kabarebe kurwara kwangiza abantu benshi kwahombeje iriya ngoma. Yakabaye bafurika cyane neza, akabishanya akabivuga neza, afite ukuntu abitunganya. Ariko hano Kagame yabivuze ubona ko ari wiki, yasa nkaho babemo briefinze bitari byo. Ndikaza wumve hari ahantu yavuze numva nanjye ndavuga na pamoja na hata mimi siwezi nikaongea hivyo hivyo, nundi wese niyavuga kuriya. Abantu bose babona ko body language irimo irabeshya kandi bitari buryohe. Nkibaza se kuko nkabiriya yabikoreraga iki ibintu mana yanjye. Reka tuze kureba ako ni uruda wa kantu kambabaje mu buzima, kuno umuntu mukuru abeshya bitamubereye. Imbibura nibyo mwihangane. Ariko iri jambo yavuze nanarisubiro nkari babwire, by the way, aho yavuze ngo Kayumba ngo yaramubwiye ngo afande ngo abantu tubajyane cyangwa dufata abasirikare bose bari hano ku rugamba tubajyane Cyangwari. Mumva umuntu wagira avuga ngo yamubwiraga gutyo ni umuntu yari advisor w'Imana yake kandi yarashinzwe iperereza mu ishyamba. Ngo niturangiza aho avuga Cyangwari ni hano Bunyoro, hano muri Uganda, hahoze nkambi y'impunzi n'ubundi. Ni nako Kagame yabivuze. Ariko nkibaza koko Nyamwasa ni umuntu wo kubwira ntabwo gwa yigeze agira kandi awabwira ntabwo yari ku rugamba. Kagame na rugamba yarariho. Ibyo tuzajye tubisobuza tubivuge neza. Kagame yazanaga igitsuri adahari ya akaza badayi. Ibi bintu ngira ngo karanga akagambo yavuze katumye abantu bomerwa. Ngo se nkibi ngibi yabivugiraga iki koko ko ntacyo bitwaye. Yareka ba ibingira kariwe usigaye uzi kuvuga ibintu nk'ibyaba muri banoza baba muri kina ibintu bya magashi n'agasuku. Perezida ajya kuvuga ibintu bya kasuku ko cyangwa magashi. Hiya style kabisa. Tumiwe turavuga tuti rero niba bigeze aha ngaha ingoma yo irarangiye pe. Ingoma yabo iraruze irabaruriye. Ibingira bakamuretsa kuvuga ibingi biramusa biranamukwiriye. Ariko perezida witwa perezida w'igihugu cyacu ntago yagomba guhaguruka ngo avuge umuntu wabahunze amazi imyaka 40 yarahunze none baracyatekereza no kumuvuga. Unasikia bakajya kuvuga umuntu nta kibatekerezaho we cyane, azi neza ko ingoma yabo yarangiye n'ubundi barimo no gusaza imigeri kuko already abazungu bamaze kubahirika. Ibyo ntago byanteri ipfunwe kubivuga, byararangiye uko mwabigenza kose. Aha gira ngo ngaha Kagame yavugiraga. Acha tuone kuko afande yavugaga ibyiki kuko abone bambwe ngo afande hariya wakishe wakotoye. Hano bakaye bavuga ngo afande rwose ahanga wakotoye. Kayumba ibintu byakomeye ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni aduha ubuhungiro ngo dukoreshe Cyangwari impunzi zahoze za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba byibukaga ibintu bikomeye bimeze nabi. Niba uvuze ngo mbasabire Uganda abantu bose basubire bajye kuruhuka. Afande agize neza. Umva ibingira yewe agize neza cyane. Neza ikize. Noneho reka mbabwize ukuri. Kiriya gihugu abantu bakiyoboye murabumva neza. Evode niwe bafite izina, niwe bafite umwanzuro. Evode yarabise ngo nagatsiko kamaki, ngo nagatsiko kamabande. None tekereza Nyamwasa ajya kuvuga abriefinga uwo yasigarire ku rugamba yibereye mu mazu ma etage.
ariko hari abantu none bagakoma amashyi ngo ntacyo yari amaze bakoresheje imbaraga zishoboka z'umurengera kugira ngo basenye Kayumba Nyamwasa ariko yarababereye akasamutwe bagerageza kuminimiza igice kinini cyane cy'abanyarwanda kugira ngo Rwigema atazongera kuvugwa muri cya gihugu no mupfakazi we bamuryamishe ajye hasi noneho aryame anyamanze Janet biranga ubu noneho muri Uganda barimo barubaka igishushanyo cy'kinuza statue kinini cyo kuzajya bamwibukiraho ikibumbano cya Rwigema gisa intwari ibyo nabyo birababaza nta kintu kitabatera agashyari ariko bakagira batakagira ntahandi bagiye kugenda ingomera arangiye akarere kagiye kugira amahoro none ndashaka kwadukira umuntu witwa Ibingira muvuge gake ko nta mwanya afite kuvuga kuri abo bantu cyane ariko ndashaka kubanza gusesengura amagambo yabo iri body language ya president Kagame nubwo we Museveni atamwita president avuga ngo kwa Museveni akamuvuga nkaho atigeze atamuruta ni president natwe twavuga Kagame ugasanga ibipfobagana bivuga ngo ibintu bidashobora kuvuga ngo his excellence nigeze kumva umuntu avuga ngo uravuga Kagame no vuga his excellence so what we ko atabaha president bagenzi be mumve ukuntu atangiye avuga ngo tubwire Museveni muramuzi rero mutuba Museveni natwe nagutsa tububaha reka tugende hanyuma Ibingira araterura rero mu kanwa kabo bose kabarebe ariko abarebe ari Kagame ari Ibingira bose bahora kuri Kayumba Nyamwasa iyo babonye bagize ikibazo cya sanctions kikabakubita nk'ubu ngubu amazahabu yose bayarundanyije bayafunya bisoko naho mugomba bashiraho n'ubukwakurizo baravuga ngo nuzabafasha muri icyo gikorwa wese uzaba yabashigikiye nawe tuzamutwarira mu Kigali none muzabigenza gute muragana he ko mugiye kubona isoko ryanyu ubundi imbwa zabirwaniyemo naho mufite mugurisha ubu ibihano bene ubwe ngo Kagame abazungu bagiye kugenda bamwicira no dondi nk'aka gakoni k'umwana gashira dondi no kuvuga ngo anytime ikintu gisigaye ni kimwe cyonyine no kuza abantu bakubita ku mirindi nk'ababa bembe birukanganyije ubwoko bw'Abasiriya ngo bakiruka hakiruka ingabo zari zikomere zisumbiye abana b'Isirayeli bagahunga bamaze guhangayikisha abaheburayo no kuvuga ngo rero mu yandi magambo u Rwanda rurabura akantu gato cyane inkomyi gusoma nagakoma amashyi bakiruka niko bizagenda kandi ntago muzamenya imitima yanyu Imana amaze kuyitera ubwoba imitima y'abayobozi bose mwababonye ko Imana yabakanze batangiye kwivuga imyeto baravuga uko bari twarabagabo bibihangange twarwanye urugamba ariko mwanzi wacu Kayumba Nyamwasa Kayumba Nyamwasa ubwo abantu bose murita kuri iki kintu cya Unity Club yatambukaga umunsi rimwe mu mwaka bo bayikoze inshuro 3 bashobora no gushira ya 4 bashe ni ya 5 umwaka utararangira kubera ubwoba babona hano cyo bavuga na jambo bagifite nago bafite hano barivugira nago bajya muri Amerika bagiye mu Faransa bikika amazi baje kwikanga basanga ubufaransa bwagiye gushiraho inzibutso ziriya za genocide bikureho icyaha completely ubatema ngo kumbe baduteze umutego ubu bari aho ngaho bashaka kurwanira mu rugo rwabo ubu bari aho ngaho barahuzagurikira mu rugo reka mbabwize ukuri Nyamwasa yababereye Nyamwasa barasebeje basanga imitima y'abanyarwanda bose yikoreye urukundo rwubakundaga Nyamwasa Kayumba inzira karengane wabakoreye kangavuga ati no ntazongera gupfa abanyarwanda ukundi abo mwishe abo twishe kuva 1994 kugeza n'ubu abantu bapfa ni ufite igisubizo kunzibutso ziri mu Mutara ko mwari muri ako gace mugafashe harimo mu gosa ako gace ko mu Mutara abantu bapfuye abatutsi bishwe muri 94 abagiye kubice babishe baturutse mwari hehe karimwe mwari mwarahabohoje hose ari mwe mwambwira ahantu Tabagwe kugira ngo bajye mu rwibutso bajye hajye urwibutso cyangwa bashyire hano hogomba kwibuka Tabagwe Karama ubwo wambwira ngo baribukane bishwe nande ahantu hose buri gihugu ni ngombwa ni umugenzo wo gushiraho urwibutso ngo hari abatutsi bicyo interahamwe zisha abatutsi mu Mutara weni muri kwa wapi mwari mwafashe gabiri interahamwe zijya gutsemba ahantu hitwa za Musheri na Gasiga Nigasinga ni he aho hose narwo bishorogoto kashingo tagije muri abahanga kweli muri abahanga pe mwebwe nanisoni mwigirira mwaraje tu mu gihugu mwaraje mwangu twaje tuje twajyanga kidoteri kudama bega abantu baraje baje nk'igiharata uruhara nago nubwo rutajya rusubirayo no kuvuga ngo mwaje kwifatira abanyarwanda mbafuringe mugira iki muvuga ibintu bitari byo
urwibutso Nyagatare kareka none ibingira we amenyera sebuja gute ibingira ntago yize ntazi kwandika amazina ye ntazi kwandika iretere mu cyongereza ntazi icyongereza ntazi kuvuga speech mu cyongereza ni killing machine ikintu tumuziho ni indwanyi pe kandi indwanyi ntago zigira amagambo nkariya wakayucicishije ukabera nka Fande Kayonga cyangwa ukamera nka Fande Patrick Nyamvumba ukicicikera pe ikindi nshaka kubwira abantu ku ijambo rya Kagame yavuze ko ngo murekeraho amagambo yo gutuka no guserereza ibigarasha kandi niwe wabasabye ngo babatuke abonye yagize undi muvuno ubu yavuga ati mukora ibikorwa nibyo bagiye gukora ibikorwa no kufyeka kuwa mawaji impunzi mbe stand by mwese mwakora za YouTube bagiye kuduhiga umwe kuri umwe gusa icyo mbasaba duhaguruka twese twishire hamwe ufite ikibazo na mugenzi we gikemure duhangane nabo natwe tubamenye aho baherereye ku isi yose akunamiza batwishe kuva kera bisha abantu b'impunzi baziyungeta turebera gusa umubona kwa mucurwa ukamenya neza ko ari maneko cyangwa ari umuntu woherejwe na leta y'u Rwanda muhererekanya amakuru vuba tujye muri UN tujye muri leta ya Uganda tubiregere nibiba bitashobotse ako kanya dukore plan B turabantu b'abagabo kama mbaya daya moto ni moto uguhenera n'umuhenera kwita ikibura nuza hakuna mzaa hakuna hata kidogo hata kamwe wametuzoea vya kutosha acha tujiudhuru na sisi namwe bari muri Amerika abari Canada hehe abo bagabo bagenda mukatanya vuga ngo barabahungeta mukore communication mwese mugane nuko mwese mwabayibiririze muratinya muragambanira nago wamenye ikifobagane n'ikitari cyo hako mutangire mubamenye please baba duterwa ngo dutanye batagire ngo ibikorwa gani kuri binadamu nde nimu ongire kwemera gutega amajosi ngo abambari b'inkotanyi baze kubasanga mu bihugu mwahungiyemo batangiye kubagamara ako mwese inkotanyi zaraza ko ngo ngo Bosco ngo akorera u Rwanda ngo yango Ezekiel ngo ni maneko ngo yango mwarimu Karambizi ngo nawe arajisha ngo ni maneko Robert we ni inkotanyi nago byamuvuyemo makanzu nuko mwebwe nimwe iyo ni principles z'inkotanyi niko zikora baraza bakanavuga ngo Padiri Nahimana nawe akorera inkotanyi umfasha ngo baramuguze ngo ngo yaroroheje ngo ni inkotanyi da reka mbaze nko kuri Robert ubwo ngiye gukorera inkotanyi kugira ngo bazure data na data wacu Rwigema bazure Agaba Joy ndaba natiriye igihango cy'amaraso ya data yishwe azize kuvukana na Rwigema sinshaka kuvuga byinshi nawe iminota ngomba gukora ariko ndashaka kubabwira bari abantu bafite ubwoba ibyo barimo byose byabacyanze niyo mpamvu barimo guhamagaza abantu ukabona umuntu agiye ati president nuzaravuze avuga amagambo aterekeza ese Kayumba Nyamwasa bamuzanye gute babanje kubeshya ibintu bya P5 ntabwo iri muri Kongo ibyo ndashaka kubabwiza ukuri nabaho nubwo barimo kuyorganizinga wana woga tu na kantu bashyira ni kiriya barezi nko dore kiriya barezi bibiri birimo guhitinga mu Rwanda Unity Club bayisesetsemo bazana mu Kayumba bazana ikintu kiriya barezi kitwa P5 mu mashyamba ya Kongo nibyo none ikiriya barezi cyitwa FDLR cyacitse amazi abazungu nago babyumva ubundi kiriya barezi gihari ni genocide icyo turayemera ko genocide yarakozwe apfa abantu ariko hari abandi batavugwa abahutu bo babakuye ntago bari bakwiye mbese nibanyagupfa bari bakwiriye gupfa muri genocide nta kibazo nuko mwabyakiriye yego ako muri ibeshya murazabibona mugiye kubibona ko ari nabo ari abantu bakwiriye ubutabera asante sana